Ntwarane banyarwanda inshuti zacu mwe mutuye muri Amerika, Aziya, Iburaya, Afurika ndetse n'ahandi. Kandi mukaba mwumva ururimi rw'ikinyarwanda amwiriwe. Kandi mwaramutse bitewe naho muri kubarizwa ubu ngubu. Ni umwanya w'ikiganiro ubwiyunge nyakuri mu rwatubyaye n'akamaro k'ubwo bwiyunge mu gihugu cy'u Rwanda. Ikiganiro mutegurirwa na RTV ubwiyunge, ijwi ry'intwarane. Ndavuga b'abanyarwanda biyemeje kwandika amateka mashyashya avugwaho rumwe, akumvwa kimwe, akibonwamo n'abanyarwanda bose. Mu Rwanda rw'abanyarwanda rutubereye kandi twibonamo twese, rwiyunze n'amateka yarwo, rukayajonjora rukata kure yabo cyangwa se yarwo ibibi biyarimo, rugasigarana ibyiza byimbitsemo ndetse rukabivugurura kugira ngo bijyane n'igihe tugezemo. Ndavuga u Rwanda rwa Gatwa, Gahutu, Gatutsi biyunze by'ukuri, bagata kure yabo amacakubiri, gutonesha bishingiye ku moko ndetse n'ikene wabo. Umutumirwa wacu ni nyakubahwa Secretary General wa CNRD ubwiyunge FRN. Reka tubareke mu mwiyumvire, yakirwa kandi abazwa n'umwe mu banyamakuru bacu bakorana natwe, bakorana na RTV ubwiyunge FRN, Bwana Ndikumana Ado. Ntimucikwe naho mukanya nyuma y'aka karirimbo. Kugira mu cumitira kw'Imana gakinga zigamaganya maguru y'ababisha. Ndi kubikuba indegera kuba ntambara niyo noze ikirere dushoye hejuru kubanguka. Ni wowe bwato butwambutsa twese, CNRD FRN ikomera yemwe basare, udatinya umuvumba nimusoze turutahe, nimuri abagabo. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi bacu ba radio televiziyo ubwiyunge ya CNRD ubwiyunge FRN, mugira amahoro y'Imana. Kuri mikoro murasuhuzwa nanjye Ndikumana Ado. Hano muri studio zacu tukaba turi kumwe n'umushyitsi w'imena, ari we nyakubahwa Secretary General wa CNRD ubwiyunge FRN, Bwana Igiraneza Fideli. Tutabatindiye, reka tumuhe karibu n'ikaze abaganirize. Murakoze cyane. Reka manze nshima Imana kuko ikomeza kutwereka ineza yayo iturinda kandi tubashisha mu rugamba turiho. Mboneyeho kandi umwanya wo kubashimira kuba mwongeye kuntumira muri studio zanyu, kandi nasuhuza intwarane n'intarumikwa ndetse n'inshuti zacu zose. Ndasuhuza kandi abakurikiye iki kiganiro bose, nabifuriza gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro tugirana na radio yacu. Nyakubahwa munyamabanga mukuru wa CNRD ubwiyunge FRN, reka tubasabe mukumbuza abatwumva n'abazatwumva, mubabwire muri make ku nsanganyamatsiko mubazaniye muri iki kiganiro. Yego, ni byiza ko abadukurikiye ndetse n'abazadukurikira mbamara amatsiko. Insanganyamatsiko y'iki kiganiro iragira iti: ubwiyunge nyakuri mu banyarwanda, umusingi w'amahoro arambye na demokarasi izira tekinika. Iyi nsanganyamatsiko iratuma dusubiza bimwe mu bibazo bamwe mu banyarwanda bibaza, birimo nk'ibi: ese abanyarwanda bakeneye ubwiyunge koko? Ese ubwiyunge bw'abanyarwanda burashoboka koko cyangwa ni inzozi? None nimba bushoboka, ni gute bwagerwaho? Bukozwe na bande? Mu yihe nzira? Ibi byose nibyo tugiye kuganiraho. Gusa ubu ndahamiriza abanyarwanda ko ubwiyunge nyakuri bw'abanyarwanda bushoboka niba bemeye kwiyunga n'amateka yabo, kandi ibyo nibyo duharanira, kuko gucagagurana kwa buri gihe kw'abana b'u Rwanda kumaze kuba gatereranzamba, kandi bitugomba kubisezerera burundu. Nyakubahwa Secretary General,
tukimara kumva insanganyamatsiko mwatuzaniye, ni ngombwa ko dusaba abakunda-Rwanda bose bumva iki kiganiro n'abazacyumva kuba maso maze bakagikurikira byimazeyo, kuko tubona ko iki kiganiro ari impanuro zikomeye ku Banyarwanda kugira ngo babashe kwiyubakira u Rwanda rutemba amata n'ubuki, kandi ibi bikaba umusemburo w'amahoro mu karere kose. Ubwo rero umwanya ni uwanyu. nkomeje kubashimira. Reka tuganire ku mibanire y'Abanyarwanda tuyirebeye mu mateka yacu, kuko iri ni ryo zingiro ry'ubwiyunge nyabwo mu bana b'u Rwanda, kandi ntushobora kuvura indwara nta diagnostic wakoze ngo umenye icyayiteye, kuko bitabaye gutyo uba wibeshya ko uri kuyivura ahubwo uri kwiyongerera ubukana, cyangwa uri kwiyanduza ufata imiti y'indwara utarwaye kandi hari iyo urwaye utazi. Ni muri urwo rwego usanga mu gukemura ibibazo cyangwa amakimbirane bamwe bari kuvura ingaruka aho gukemura ibyateye ibibazo, ari byo Bibiliya yita kuvura urugumu ruca hejuru. Bityo ugasanga iteka ibibazo birahoraho kandi babeshya ko babishakiye umuti urambye. Birakwiye ko Abanyarwanda bavuga ukuri kw'amateka yabo, ari byo kwiyunga nayo. Naho bitabaye ibyo nta bwiyunge nyakuri bwashoboka, ahubwo byaba ari nka ya nzu Yesu Kristo yavuze yubatswe ku musenyi, kandi mwumvishe ko mu gihe cy'ibikomeye guhirima kwayo kwabaye kunini cyane. Ngibyo rero ibyaranze ingoma ya FPR Inkotanyi byabaye agahomamunwa. Kubera kugoreka amateka bitewe no kwishakira inyungu za politike, inyungu ziba nyinshi, zirimo ubusumbane, akarengane, ubugome ndengakamere, kwikubira ibyiza by'igihugu n'izindi. Ubwiyunge nyakuri rero bugomba kubakira ku mateka yacu atagoretse, kandi aya niyo Abanyarwanda bose bagomba kwiyunga nayo, maze ubwiyunge hagati yabo bugashoboka kandi bugasugira bugasagamba. Abanditsi b'amateka yacu barimo nka Padiri Alex Kagame, Munganji Karinga, Jean Vasina muri Evolution du Royaume Rwandais des Origines en 1990 n'abandi batubwira neza ko u Rwanda rutuwe n'amoko atatu yaje mu bihe binyuranye, kandi afite uburyo yabagaho muri sosiyete zayo. Abatwa nibo ba mbere batuye u Rwanda ari abahigi, barya imbuto kandi banabumba inkono. Hakurikiyeho abahutu baje ari abahinzi boroye inka z'inkuku kandi bafite administration yabo. Bari bafite ibihugu arizo za Royaume byategekwaga n'abami bitwa abahinza. Aba bari babanye mu mahoro, baragiye basinya za pacte zo kudaterana. Nyuma haje abatutsi baje ari aborozi b'inka zitwa inyambo, baza bashaka ubwatsi. Aho abatutsi bagereye mu Rwanda rero ibintu byarahindutse, kuko baje bifitemo esprit de domination yabo basanze, maze basesera ingoma z'abahutu bakoresheje amayeri, arimo kubashukisha kubagabira inka, kubashyingira, kubica ndetse n'andi mabi yandi, mpaka barazihirika, maze bashinga ingoma zabo zaranzwe n'ubugome burimo kumena amaraso, ubuhake, uburetwa, ubucakara, ikiboko n'ibindi. Ni muri ubwo bugome ndengakamere bishe Mashira umwami w'Induga bakoresheje umukobwa wabo Bwiza bari baramushyingiye. Bahitana Nzira ya Muramira umwami w'Igisaka, yinjiriwe na Ruganzu waje kwirokiritisha mu ngabo kumba ari intazi. Bica Nyagakecuru mu bisi bya Huye bamuteze ihene n'abandi tutiriwe turondora. Nsindagira iby'amoko ndashaka kubeshyuza ibyo FPR yagize nk'indirimbo ihora ibeshya amahanga ngo mu Rwanda nta moko abaho y'abahutu, abatwa n'abatutsi, ngo ibyo ngo ni ibyiciro by'ubudehe, ngo ibyo by'amoko byazanywe n'abakoloni bashaka gucamo Abanyarwanda ibice. Ariko abantu bazagendera ku binyoma kugeza ryari? Abakoloni se ntibaje basanga amoko ahari? N'umwami Kigeli Ndahindurwa yahamije ko amoko y'abatwa, abahutu n'abatutsi yahoze mbere yo kuza kw'abazungu, ndetse ahamya ko iby'Abasinga, Abagesera, Abega, Abanyiginya
n'abandi atari amoko ahubwo ni imiryango migari y'abanyarwanda, kandi koko ibyo niko kuri. Ariko se tutagiye kure maze tukifatira urugero rwa hafi kandi rwa vuba rw'icyo FPR yagize fond de commerce kugira ngo yambure uburenganzira abahutu nka bamwe mu banyarwanda bagomba kugira uruhare mu micungire y'igihugu cyabo, aricyo jenoside. Ntiririmba ko ari jenoside yakorewe abatutsi. None se ni abatutsi nk'icyiciro cy'ubudehe? Cyangwa niba rero ari icyiciro cy'ubudehe, kuki batandukanya ba madamu Uwiringiyimana Agatha, ba Kavaruganda n'abandi? Nuko ari abakene? None iyo bavuga ko yakorewe abatutsi, biba bivuga ko se yakozwe n'abandi? Ni abatutsi se bikoreye jenoside, cyangwa bemeza ko ari abahutu bayikoze? Abantu se baribuka ibya Nkomamashyi Bamporiki Edouard yavuze ngo arasaba imbabazi mu izina ry'abahutu? None nawe yavugaga nk'umuhutu wo mu cyiciro cy'ubudehe? Bivuga ko rero amoko yahozeho ariho kandi azahoraho, kuko uko niko kuri. Burya rero iyo ikinyoma kirimo kidoga kigira ngo ukuri ntikuzagera kukagaragara, nk'uko ikinombe iyo kijuse kigira ngo imvura ntizagwa. Nyamara iyo kuri guserutse kirabebera. Muzabeshya abandi, naho undi ku banyarwanda icyo kiranyagisha. Ariko se ko tuziranye, mwaretse tukiyunga n'amateka yacu aho kuyagoreka, kuko ibyo nibyo bikomeza kutuzanira akaga. Rwose kugira ngo umunyarwanda amenye ubwoko bw'undi munyarwanda ntabwo bisaba ubuhanuzi, amayerekwa se cyangwa ibindi. Ubundi se umuntu ahakana ubwoko bwe agambiriye iki? Nibyo ubwenegihugu turi abanyarwanda, ariko ubwoko ni abatwa, abahutu n'abatutsi, kuko ubunyarwanda si ubwoko. Muri rusange amoko si mabi, ahubwo ababi ni bamwe mu banyepolitike b'abanyarwanda bayakoresha mu nyungu zabo zo gushaka kwikubira ibyiza by'igihugu cyacu, bityo aho kubaka ubumwe bw'abanyarwanda bikazana amacakubiri, bagendere kuri rya hame rya bampatse ibihugu rivuga ngo divize pour régner. None igihugu nka RDC ntigifite amoko agera kuri 400? Ese mu Burundi amoko ni abatwa, abatutsi n'abahutu, naho mu Rwanda abatwa, abahutu n'abatutsi bikaba ibyiciro by'ubudehe? Kandi niba ari icyo mugamije, ni ukuvuga ko umuhutu ukize nk'abatutsi agomba kunyagwa kugira ngo ajye mu rwego rwe, kuko n'uwakwihutuza ntabwo ari uko Imana yamuremye, usibye gusa kwitwara nk'intama kandi ari ihene, nabyo atabishoboye. Burya guhindura amateka ni ikintu gikomeye. Burya washobora kujijisha, ariko uri umwihariko mu Rwanda gusa. Naho ubundi muri Kongo, mu Burundi bafite amoko y'abatutsi n'abahutu n'abatwa, naho ngo mu Rwanda ngo si amoko. Ubwo se ayo moko ameze nk'ayacu muri ibyo bihugu, ayaca yarusha iki ku buryo iyo yitwa ibyiciro by'ubudehe? Ntitugakabye gushaka kubeshya isi yose, kuko abashakashatsi n'abahanga ntibarangirira mu Rwanda gusa. Ntitukabeshye ngo amoko ngo ni mabi, kuko ntaho atari ku isi. Ahubwo ababi ni abayakoresha mu nyungu za politike, bashaka kwikubira, guheza cyangwa gusibanganya abandi mu muco no mu burenganzira bwabo, bahindura bamwe ibicibwa bishingiye ku kwitwaza ibyabaye bibi bikozwe na bamwe. Burya icyaha ni gatozi, uwagikoze akiryozwe, ariko utaragikoze ahabwa uburenganzira bwe nk'undi munyarwanda. Ntitukamere nk'ikirura n'umwana w'intama, ngo ubwo niba atari wowe ni mwene wanyu, kuko umwana w'intama yari akibwiye ko yari ataravuka. Ubwo se bimeze gutyo, ubwo bwiyunge bwashoboka? Ubusanzwe icyaha ntigikosozwa ikindi. None se ko ahubwo abashinja abandi nabo bashinjwa, bizagarukira hehe? Niba hatabayeho kuvugisha ukuri no koroherana ngo dushakire hamwe ubwiyunge nyakuri buzaramba, bizacira he? Ntanga urugero nko ku gihugu nk'Ububiligi, ntibafite abahoro n'abafurama? No mu bindi bihugu hirya no hino ku isi amoko arahari. Icyo FPR yashatse guhisha
ni ukwikanyiza mu kurya ibyiza by'u Rwanda kugira ngo nihagira uvuga iby'ako karengane igenda ibeshya amahanga ngo nta moko ari mu Rwanda ngo ahubwo ni Abanyarwanda, ariko amateka azababeshyuza. Ubwo bagiye gusakuza ngo dufite ingengabitekerezo cyangwa ngo turi abajenosideri da, kuko ukuri muri FPR kwitwa ingengabitekerezo kugira ngo batayigushyiraho ni ukwemera ibinyoma uzi nawe ko ari ibinyoma, ibyo bitandukanye n'amahame y'uburenganzira n'ubwisanzure bw'umuntu, droit d'expression, ndetse na za droit fondamental umuntu yemererwa ku isi ya rurema. Ariko bazahungeta Abanyarwanda kugeza ryari? Iterabwoba ryabo tugomba kurirenga maze tugahagurukira kwamagana ibinyoma bya FPR, kuko Abanyarwanda bararambiwe gukomeza gutwarwa buhumyi kandi bazi ukuri kw'amateka yabo. Ese ubundi iyo baririmba ubwiyunge mu Rwanda ko hiyunga abagiranye ibibazo, none ni bande mu bo bita Abanyarwanda bafitanye ibibazo? Nyamara ukuri gukomoka ku mateka yacu ni uko abafitanye ibibazo ari Abahutu n'Abatutsi, bikomoka ku micungire y'igihugu, aho Abatutsi bamwe biyumvamo ko baremewe gutegeka, naho ngo Abahutu bakaba abagaragu babo. None ko FPR ibeshya ngo nta moko aba mu Rwanda, iyo yirukira muri RDC ngo igiye gutabara Abatutsi baho, yumva abantu baba batari kureba ibyirimo? None se ibigiye kurengera icyiciro cy'ubudehe muri Kongo nubwo idashinzwe gukemura ibibazo by'ikindi gihugu cyigenga, nubwo yabagize agakingirizo ngo igere ku mugambi wayo wo gusahura Kongo, ariko wakwibaza ngo buriya nibwo bwoko bwonyine muri RDC bufite ibibazo? None ko itarirukira muri Ukraine cyangwa muri Gaza. Ikibazo cy'amoko mu Rwanda ntagitinzeho cyane, kuko ubwoko mu Rwanda ni secret de polichinelle nk'uko babivuga mu Gifaransa, bivuga ngo ntawe utabizi ko u Rwanda rutuwe n'amoko atatu. Yewe ndabihamiriza ko nijoro ari ukora ibitunzi. Ariko se Banyarwandakazi, hari utwika inzu agahisha umwotsira? Gushaka kugoreka amateka sicyo kizakemura ikibazo mu Rwanda, kuko ni ikintu kidashobora gukunda, kuko usibye n'Abanyarwanda bamwe batakwemera guhimbirwa amateka, hari n'abanyamahanga bazi ukuri kandi bahora baharanira ko ukuri kwavugwa uko kuri. Igikomeye kuri bo ni uko FPR itashobora kubatera ubwoba ngo bareke ukuri, cyangwa ngo ibashukishe bwa buhenda abana bwabo bw'amafaranga ngo bagambanire siyansi, bagereke ibinyoma ku bandi bazi neza ko ari ibinyoma. Umuti w'ubwiyunge nyakuri FPR irawufite, ariko yanga kuwutanga ku bushake, ahubwo igatanga umuti w'ibinyoma uhuhura Abanyarwanda. Kuko indwara y'Abanyarwanda bagomba gukira, ni ngombwa gushakisha uwo muti n'imbaraga kugira ngo dutabare Abanyarwanda amazi atararenga inkombe. Ubwiyunge rero budashingiye ku mateka atagoretse no kubwizanya ukuri ngo buri wese abwire undi ibimubabaje, kugira ngo bashakire hamwe aho bahurira kugira ngo buri wese yoroherwe, ntabwo buzashoboka, ahubwo tuzaba twongera umubabaro w'abana b'u Rwanda. Uburenganzira buraharanirwa, kandi utabuharaniye ntiwagera ku bwiyunge, kuko nabwo ni ukubuharanira, kuko FPR ntishaka ko Abanyarwanda bakira ngo babe umwe mu mateka yabo no muri mu kuri kuzira ibinyoma n'iterabwoba mu Rwanda. None nyakubahwa Sekereteri Jenerali, ko bigaragara neza ko amateka y'igihugu cyacu FPR yayagoretse ku buryo bugaragara ibishaka, kandi ikaba iri ku butegetsi ikoresha igitugu no gucecekesha abayibwira ukuri, mwumva koko uwo mushinga mufite wo kuzanira Abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge bishingiye ku kuri muzawugeraho? Icyo mbwira abakurikiye RTV ubwiyunge bose, nubwo mubona Abanyarwanda benshi bacecetse, ariko burya nibanseka mbabaye. Nibyo koko biragoye, ariko ni ngombwa kubigeraho, kuko burya ibigoye nibyo bigira abantu intwari. Kuvuga ngo biragoye ni uko abavuga ngo turi mu kaga
tutabyumva kimwe. Ikindi gituma mvuga ko bigoye ni uko ushatse kuvuga wese ukuri Kagame na FPR ye ntibamurebera izuba. Reba Kizito urwo yishwe kubera gushaka guharanira ukuri. Reba abafunzwe nka Idamange. Reba abarigitishijwe nka Bahati, hari n'abandi ntavuze amazina. Nanone ntibigoye cyane kuko abo mvuze haruguru ni Abatutsi. Ubwo rero niba mu Batutsi no mu Bahutu harimo ababyumva kimwe, bigenda bigaragara ko bitagoye cyane, kandi koko bigaragaza ko bishoboka. Ikindi nababwira ni uko iyo ufashe isuka ukajya mu murima uba ufite ibyiringiro ko uzabona umusaruro. Ubaye uzi neza ko utazeza ntiwakwirirwa ujya mu murima. Ubwo rero ibyo bigaragaza ko twahagurutse tuzi neza ko bishoboka, nubwo tuzi ko muri urwo rugamba rubamo ibibazo, ariko igikuru ni ukureba igiciro cy'icyo uharanira kandi ugomba kugeraho uko byagenda kose. Ikindi, nubwo navuze ko ari abarwana n'ibyo batazi, ariko hari abandi bitangiye Abanyarwanda. None se buriya Madamu Ingabire Victoire wateye FPR ubwoba ku buryo imureba gusa ikumva arayicika, kandi bafite amadiviziyo ku buryo bica amategeko kubera ubwoba gusa, nihe bitagaragara ko nubwo FPR ikanda Abanyarwanda ariko nayo ubwayo ibona ibyayo biri ku manegeka? None se aho kugira ngo yice amategeko ntiyamurekura ikamufungisha ijisho nk'uko byari bisanzwe? None se yayicika? Ariko gukora biriya ni uko ubwoba buba bwayirenze. None anayicitse, FPR ibona ageze hanze yahita ayihirika? Nibyo hari abavuga ko ibikorera ubugome no kumugirira nabi, ariko burya ubwoba buba burimo, kuko ushobora kugirira umuntu nabi uteretse isi ko uri ruharwa, kandi burya impamvu ingana ururo. Ahubwo ibyo bakorera Madame Ingabire Victoire nibyo bituma imitima y'Abanyarwanda irushaho kubyimba, maze kubera ko karengane gakabije bakazabonera sandaye bahagaranira uburenganzira bwabo. Kuko rero FPR ikomeje kurushaho gutesa Abanyarwanda, ni ngombwa guhaguruka tukabohogoza igihugu cyacu. Nk'uko nabibabwiye birashoboka kandi tuzabigeraho. U Rwanda nirubohoka rero, wa muti FPR yanze gutanga uzaba ubonetse. Hazakurikiraho gusa gushyiraho Komisiyo Verite Reconciliation, ukuri n'ubwiyunge, hanyuma Abanyarwanda bagasasa inzobe bakabwizanya ukuri, maze bakagena ejo hazaza h'u Rwanda n'ah'Abanyarwanda, bityo ubumwe n'ubwiyunge bikimakazwa mu Rwanda no mu Banyarwanda. Ibi nibyo bizatubera umusingi nyakuri w'ubutabera buhamye, noneho twubake demokarasi itari iy'itekinika, kandi nibyo biraduha igihugu cyiza kigendera ku mategeko, maze n'iterambere rikazaba irirambye, kuko rizaba riri mu cyerekezo cya buri munyarwanda wese, twese hamwe twunze ubumwe mu mahoro. Nuko duteganya kubigeraho kandi tuzabigeraho, ndetse n'urugendo twararutangiye. Gusa twifuza ko mwatwongerera imbaraga kugira ngo turwihutishe rugere ku rugero twifuza. Turimo dusoza iki kiganiro cyacu, nta gashinguracumu mwaha abari badukurikiye n'abazadukurikira kugira ngo barusheho kuryoherwa n'impanuro mugejeje ku bana b'u Rwanda? Reka nsoze iki kiganiro mbwira Abanyarwanda bose ko niba bifuza u Rwanda rutemba amata n'ubuki, ruha buri munyarwanda uburenganzira bwo kwishyira no kwizana, rufite ubutabera buzira amakemwa, rurangwa na demokarasi izira itekinika, kandi aho Abanyarwanda bunze ubumwe ari bwo mbuto y'ubwiyunge nyabwo, nibemere babe ibiharamagara, maze bavuga ukuri kw'amateka y'igihugu cyacu. Abanyarwanda nibave mu bwoba, kuko nta mpinduka ishoboka kubaho abantu badatinyutse iriya ngoma, ndetse byaba na ngombwa ibitambo bikabaho. None ntimuzi ko wima igihugu amaraso maze imbwa zikayanywera ubusa? Ndabishimangira ko inyabutatu nyarwanda, gahutu, gatwa na gatutsi ni ihame ridakuka,
nubwo FPR irwana intambara ko ikamufura ngo iyikureho. Ikibazo rero si ukubivuga cyangwa kubyandika, ahubwo ikibazo ni mu mitima y'Abanyarwanda, kuko ntabwo umuntu aba icyo ashaka kuba cyo, ahubwo ni umuntu n'icyo Imana yamugize cyo. Kandi kubigira kirazira ntibihindura umuntu icyo ari cyo, kuko nta muntu utimenya keretse ari umusazi cyangwa ari umupfu. Ahubwo icyo mbwira Abanyarwanda bize ni ukudakomeza kwifata mu mifuka, kubera ko intambara irwanwa kwinshi nibarwana intambara scientifique, hanyuma bandike ibitabo ku mateka nyayo y'igihugu cyacu, ndetse banandike no mu binyamakuru, batange n'ibiganiro kuri za chaîne zinyuranye z'amaradiyo. Ubundi umwanzi ni ngombwa kumubuza amahwemo, tumurwaniriza kuri foro zinyuranye mpaka tugeze ku ntsinzi. Naho ubundi iyo urebye ibinyoma bambari ba Paul banyanyagiza muri za milieu diplomatique no muri za social media, ntihagire ababinyomoza kandi abazi ukuri bahari, usanga bibabaje. A toute action correspond une réaction. Naho ubundi tuba turi guha ukuri abanyabinyoma, kuko kino dipamo konsa. Ngaho abibwiraga ko urugamba kari ukurasa gusa, kuko no kurasa hari ibibibanziriza, nko gutanga umusanzu w'amafaranga n'ibikoresho, kandi n'ibyo byo kurwanya ibinyoma birimo. Gusa buri wese ashyigikira urugamba mu byo ashoboye, kandi birakenewe nta gusobanya. Muzirikane rero intarumikwa zatubimburiye ku rugerero hariya hatagerwa n'uwari we wese, kuko bisaba kotsa igitutu rudakangwa amagambo dukoresheje umuheto. Naho ibindi byose yabigize bure, nubwo nabyo bitamworoheye. Ndarangiza nshimira abakunzi ba RTV Ubwiyunge, kandi nabasezeraho mwebwe banyamakuru. Naho ubutaha murakoze. Uwo rero mwumvaga yari nyakubahwa Sekreteri Generali w'ishyaka CNRD Ubwiyunge FRN twaganiraga nawe. Mwese abari badukurikiye, naha dusoreje ikiganiro cyacu. Nawe ubutaha mugire ibihe byiza. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Ndikumana Ado, murakoze. Rimwe na rumwe kwa za rubanda, aho abaruvuka bose batezeho amakiriro. Impundu ni zanyu kobera Rwanda, nusarare CNRD FRN mwari twagutabaye Rwanda, komera nusarare.